badufasha kwamamaza ibikorwa byacu bya buri munsi leta brother of friends production n'izo ese kutamye mu anda bizanye bayani suri nandi bise kuri telefone sikuno nandi kureba abahanzi cyangwa wari kwitera pressure musiga pressure yaje kumeza uzabura ubwenge umukobwa no wiyitaho di ngabahanzi umfi nindi kureba abahanzi b'imisi basigaho umwasohora indirimbo undende sinzi kabisa iyi kosha nayo narabibonye kabisa bajya bari kurushaho ariko hari ikibazo cy'amatsiko najya mubaza ko muri chambre yacu habumuramo perfume ya Alex nibukayo wiki yaranye nabi yego sibyo mubashije ndakubashije ngo harimo guhumuramo perfume ya Alex none ntiyajya mu mubaze niba uheruka kwa Alex yenda ariyo mpamvu ku mugabo wawe se rwari quality gukora iki se umugabo ahubwo uramukumbuye hanze mugamagara mubyeyi ko nurayema mugamagara mukumbuye sinahita amatsiko yo kukubaza kuko numvaga hariyo perfume ye jabo sinzi uramukumbuye bibaho nakora exercise twabona na wowe buryo ahubwo reka mwereke hari imyenda nshaka kugura rero turebe sindara hatwitse isawa nta kunyigana tuzaguriza wese okidako ni myiza byatari ariko kutayawo ibyo bishemo ukuntu ntabwo bizavamo neza no sawa hatwitse merci ndanzi kutayishima Hello mugabo nari mufitiye inkuru nziza nakoze uko ashoboye kose mbona mama wa Herve mu kanya turazana no ku bitaro areba umuhungu mu kanya turaba tukugezeho nta kibazo sawa noneho waba ugiye hanze ukaduha akanya nshaka ko tuganira ku buzima bwawe nta kibazo mama wihangane ku kibazo ngiye kukubaza kuko byari ngombwa turashaka kumenya Herve yabayeho mu buhe buzima akiri muto Ngana rero Herve mutwite namugize ikibazo gikomeye cyane papa yarante arigendera mpitamo kumubyara nkamushyira wakabana njye nahise ninjira mu Bugande aho ngarukiye nasanze Herve umusore mu kigero cy'imyaka 13 twamenyanye neza afite imyaka 15 ngerageza kumusobanurira uko byagenze yanga kumbabarira ngerageza kumubwira uko byagenze Herve yanga kubyumva yanga kumbabarira ahitamo kumbwira ko ari imfubyi itagira nama ubwo bivuze ko ubuzima bwe ntavuze sinavuga ko ntamuzi
ariko nk'umwana wirereye ntabwo nari rwose bihagije. Mbiziho gakeya muganga ntakubeshye simbizi. Okay, tuganiriye ibihagije, gusa umuhungu wawe yakoze accident ikomeye cyane ku buryo byamuviriyemo n'ikibazo cyo kwibagirwa ibintu byose, uretse umuntu umwe wenyine yibuka ngo bita Bubure. Mwana yanjye we wenda bigenza koko. Nta kintu na kimwe yibuka usibye Bubure wenyine. Ntazi icyo nakora. Oya mama, ihangane bibaho, ni ikibazo cy'ubwonko, ariko haramutse habonetse uwo muntu bita Bubure ashobora kumufasha, kuko yanambwiye ko ari sheri we. Ashobora kumwibutsa ibihe byiza banyuranyemo, akagenda yibuka n'ibindi buhoro buhoro. Kandi namwe babyeyi mujye mudufasha kumenya inshuti z'abana banyu, natwe biratworohera nk'abaganga igihe habaye ikibazo nk'iki. Sawa, noneho tugende njye kukwereka aho Iriva arwariye. Ariko Iriva muhungu wanjye, ubu koko nicyo ukoreye Imana kugira ngo umeze gutya koko? Ntabwo byumva. Mana yanjye, nubwo nagucumuyeho bwose, nubwo naguhemukiye inshuro nyinshi, Mana gerageza unyumve nk'uko wumva ababyeyi bose bajya kubyara bakageza igihe cyo konsa. Nyumva nka cya gihe Mwami Imana yibarukaga uyu mwana ndikubise ukama umwana w'umuhungu mwiza nk'uyu. Mana ndakwinginze nyiricyubahiro, nk'uko wahaye Sara umuhungu ageze mu zabukuru, uyu mwana mushyize mu biganza byawe Mwami, yiheranwa n'agahinda, yiheranwa n'ububabare. Ndakwinginze ngo umugirire impuhwe Data, umubere byose kuri byose, nanjye numva umutima wanjye utuje. Mana ndakwinginze nyiricyubahiro, ukomeze imbaraga zanjye, ukomeze kwihangana kwanjye, kandi Data uhe Iriva kubasha gukira, yongere ambone mu maso ye. Ndi umubyeyi w'umwizihiye. Urakoze Mana. Amen. Mama, ni ukwihangana. Muje rero uyu munsi, ariko bijyanye hanze ku nkunga y'abakoranabushake n'ibitaro byacu, akajya kuvurirwayo. Muramfasha munsinyire hano, kuko iri joro nibwo abarwayi bose bari bujye kuvurirwa hanze, bari kurizwa indege. None se muga nta murwaza akeneye? Oya, ntawe akeneye, kuko hanze hari ababitaho kugeza igihe bazagarukira. Ubwo muzajya mumbaza amakuru ye nyuma ya buri cyumweru. Uri umushuti wanjye, wihangane kabisa, nizeye ko aho ugiye ari heza. Imana izakurinde kandi izagufasha. Wenda hari igihe wazanibuka ukibuka ko mukunda, kandi nanjye byazanahura umutima. Mama, no,
Murakoze. Nta kimwe. Mwana wishiri. Yesu we. Shiri wabaye iki? Sheri. Sho. Shiri. Shushu. Shiri wabaye iki? Yesu shiri. Sheri. Sheri. Shushu. Mfera mana ya. Shushu. Shiri. Sheri. Wana mana. Shiri wabaye iki? Sheri. Shiri. Sheri. Sheri. Wande. Sheri wawe niwe navugaga. Ndakariye muvandimwe. Ubwo susanye ibya shiri ute hano? Si sheri wawe si byo navugaga. Reka genda nawe. Shiri. Mana. Shiri wabaye iki gutya? Koraye mu ntebe guka shiri yeguka. Wabaye iki shiri? Shiri wabaye iki? Iki cyatumye urara mu ntebe shiri? Sheri. Shushu. Karama. Ugira ikibazo. Ibyo Anike yavugaga byose. Sibyo? Bya Shushu, Sheri, ikintu bigira ikibazo. Sibyo wiwe cyane kugira ugira ikibazo. Yego. Arabizi ko ngukunda. Sibyo? So ntubyiteho uko ari wa mbere umutima wawe. Njye navugaga se. Nakoze shiri. Urakoze. Urananiwe rero. Shiri. Si cyane Yesu. Urananiwe kujya kuryama, sibyo? Dore waraye mu ntebe. Bisa ndabona mu maso yawe urananiwe cyane. Reka tugende kuryama. Karibu. Makuru yangize. Umeze neza. Karibu kumeza dufungura imbuto. Merci. Ani. Apeti. Merci. Wowe ntabwo ukunda kakamara? Okay. Papi. Bon appétit. Imbuto ni nziza ku muntu unaniwe. Yumvikana kabisa. Shiri. Yes. Ndashaka yuko ujya kwambara. Akujyana ahantu kuri fagitire yanjye umve. Yawe. Fagitire yanjye tugiye guhera insohoka none ubuze. Sinakubuze ko ushaka kugufasha kuruhuka. Ubwo ntabwo ngiye kunyama. Yahabona. Ushaka kugusohoka. Fagitire ya. Kuri fagitire yanjye. Ugira ikibazo. Tubikora ariko. Nanjye barakamuje bakubwira. Kambaye muri iyi week katari keza. Byakuraho byari byiza. Yeah. Ariko ntabwo ari ibintu bikomeye. Yeah.
kumbwira ikibazo. No, ntugire ikibazo mwebwe bikomeye. Ko wagombaga kumbwira. No, ibintu byoroshye. Ndabikubwira ni ikibazo. Sibyo? Okay. Seka muturebe. Okay, reka njye kwambara tugende. Okay. Nta kibazo cy'abana. Oui. Nari ndambiye kwicara hariya kabisa. Niyo mpamvu nje. Ubundi wicaraga hariya wenyine. Atone nanarambiwe. Erega n'ubundi umusore. Kwicara utari. Uzi ukuntu baca umugani? Baravuga ngo umusore utarenze imisego agusanga yarenga imisozi aguhahira. Guki? Ugize uti? Umusore utarenze imisego agusanga ntiyarenga imisozi aguhahira. Umusozi utarenze umusore? Nyine umusozi utarenze umusego? Oya, uri kuyuga nawe. Nyine wose undi wari wicaye hariya wenyine kubera iki? Utabona yuko naje gukandagira mutuse shose kono turyoshe. Ndiharije. Aya mazi ni be. Niko. Shiri. Shose muzana dufata agaserifa. Wa selfie? Uyu uraza atabari keza. Bikaza. Banza ugire gutya. Zana gufasha. Gafate gute? Gafate. Gutya se? Gutya. Aya gutya. Anaweka. Baraguhamagaye. Nduhamagaye. Oya handitseho mu mama. Allo mama.